bameze nk'inkwari yundikira amagi itateye. Imana idufashe cyane. Hari ibintu abantu babundikiye bituma umutima wayo Imana itawushyikira. Hari ibintu abantu babundikiye bituma Imana idakorana nabo cyane. Batagira ibyiringiro rero ntibashobora kuganira iby'umwami wabo, ahubwo baganira ibindi. Ni ukuvuga ngo abantu badafite ibyiringiro aho baganira iby'umwami wabo, ahubwo baganira ibindi. Ungenge cyuko hari abantu batishikirije ku Mana, ahubwo bishingikirije amaboko akomeye. Hari abantu baba mu Mana, bakavuga ko bari mu Mana, bakavuga ko basenga Imana, ariko bishingikirije abakomeye. Bishingikirije yuko bafite bene wabo bafite imbaraga, akishingikiriza kuri ibyo, cyangwa akaba murimo w'Imana ati Imana imushyigikiye, yishingikirije reka ntangire ngusuhuza wowe duteze amatwi kandi ukurikiye ibiganiro byacu tunyuza kuri BSTV umunsi ku munsi. Aho muri hose rero ndabasuhuje, utameze neza nkwifurije kugira kumere neza, kuko iki tubishijeho no kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kandi Yesu aravuze ngo mugende amahanga yose muvuge ubutumwa bwiza, abazemera muzabatizwa. Ntabwo tuzakubatiza ariko tuzakurangira aho uzajya akakubatiza bitewe nuko wizeye. Iyi ni BSTV rero nk'ibisanzwe, nge ndi Jeanne Paul dusingiza Imana. Ntabwo uyu munsi bisanzwe, turi kumwe n'umubyeyi wacu, si ubwa mbere si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu, azanahora aza kuko n'umuntu wacu, n'umuntu bugufi kandi afite amagambo y'ubwenge muri we. Imana yamushyizemo ubutunzi bwinshi cyane. Tuba twamuhamagaye kugira ngo abaganirize, agende abavunguro, cyane cyane yuko bavuga yuko abasaza cyangwa se abantu bakuru ari inzu y'ibitabo. Ubwo rero nimba ushaka gusa, hari umuntu uvuga ngo nabuze ahantu nsomera ibitabo, nabuze uko njya kuri biblioteke, kurikira BSTV, ukurikire uyu mubyeyi. Afite ibintu byinshi cyane yaguha, wowe ubuze umwanya wo kujya gusoma ukungukiramo byinshi. Imana rero iguha umugisha. Uri South Africa ndagusuhuje, cyangwa se Afrika byose yose mwihariko ndagusuhuje. Abari muri Amerika dufite abakunzi n'abadukurikirana umunsi ku munsi, Aziya n'i Burayi, mwese mwumve ko tubasuje. Abo mu Rwanda ntago niwe mbavuga ko nabo mu rugo barisanga, twese turi mu Rwanda, niyo twavuze ngo mwebwe muri isanga. Reka ntangire rero mwakira namwe abasuhuza. Uraho neza kandi mwiriwe? Muraho. Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe. Twari tumaze iminsi tutabonana, ese mwari mumeze neza? Tumeze neza. Mu minsi tumaze iminsi tutabonana, abantu babe bakumbuye, nanjye nari mbakumbuye, ntabwo ari ibanga. Nanjye nari bakumbuye. Twari tubakumbuye cyane. Ese waruhugiye mu biki, n'ibiki byawe biguhugije muri ino minsi? Twari turimo dusenga Imana no gusura abakunzi b'umusaraba, twibukiranya iby'urugendo dufatanya, kugira ngo abantu bose bafashobore kuko bari mu Mana neza, bakurikira babibukiranye. Muri make, mu yandi magambo, umurimo w'Imana urakomeje. Umurimo w'Imana urakomeje. Ese mwajya muri gusenga, mwakoraga umurimo w'Imana muganasenga, ari tugana n'abantu batandukanye, bakatuga ati muri iyi minsi maze iminsi niheranye n'Imana, hari ibintu byinshi Imana yambwiye, akavuga ati muvuga amen. Ese mwebwe ibintu Imana yababwiye ni ibiki muri ino minsi? Gusa Imana irimo ihumuriza abantu, kandi babwira kuba amaso kugira ngo bakomeze gutegereza. Kuko iyo umuntu atabaye amaso arananirwa akabivamo, ariko iyo umuntu abaye amaso nyine aba ari umuntu ukomeje gutegereza. Iyo uvuze ngo abantu ngo babe maso bategereze, ngira ikibazo cyangwa se n'udukuteza amatwi muri kano kanya ushobora kugira ikibazo. Bategereza iki? Bategereza amafaranga, bategereza imperuka y'ameruka, ni ibiki bategereza? Bategereze Yesu. Kuko iyo umuntu yamaze kwizera Yesu, amenya yuko yagiye azanagaruka. Ubu rushatse ko abantu bategereza Yesu bashaka gupfa nyine. Oye, iyo uvuze ngo gutegereza Yesu twe tugira ubwoba. Abantu ariko burya abantu bazategereza Yesu, bakamutegereza, ariko ntibibagirwe yuko bashobora no kuva muri uyu mubiri ataraza, ahubwo
iyo bavuye muri uyu mubiri ataraza, abo ngabo bo birivuga yuko ari bazabanza kuzuka. Abazaba bariho nabo rero ubwo urumva nyine ko bazahura nabo, bazahura hanyuma bakamusanganira. Nabyibaza n'abandi babyibaza, kuki buri munsi, kuki akenshi ijambo ryanyu mubwiriza gukumbura ijuru cyangwa se mukabwiriza no gusubira mu ijuru, ni ibintu bimwe kubwiriza ijuru? Kuki muvuga ku ijuru cyane? No kubera iki? Kuki ariyo nyigisho cyane mukoresha muri no mesi? Kuvuga impamvu kukumbuza abantu ijuru nuko iyo umuntu akijwe, yakiriye agakiza, cyane cyane yuko umuntu akirizwa kwitegura kuzajya mu ijuru. Nese kuki mutatubwira ngo Imana natwe tujyanye i Burayi? Kuki mwebwe mutajya mukoresha iyo nyigisho kandi natwe nayo tuyikeneye, dukeneye no kuba mu tukajya kureba uko ntabwo ntibishoboka kujya kwigisha abantu kujya i Burayi cyangwa tuhanura amazu. Kwigisha abantu kujya i Burayi ibyo bivugwa n'abahanuzi baba babyeretswe cyangwa baba banabibonye cyangwa se baba banabihanuye umwuka bajeho. Cyane cyane ko ntategereza ko ivuga butumwa ryo kujyana ibintu i Burayi ntiribaho. Kuvuga ngo abantu bazajye i Burayi, Imana ibagiriye neza ibahaye visa. Iyo uvuga butumwa ryo kujya i Burayi yumva mu bundi buryo. Ariko niho hagarara imbere y'abantu mu giterane ngo aho gukumbuza abantu ijuru ubakumbuze kuzajya i Burayi cyangwa kuzajya muri Amerika, ntabwo byari byo. Ariko rero abahanzweho n'umwuka, mbujye gutyo nkoresheje ijambo abahanzweho n'umwuka bo, hari igihe umwuka bamubwira yuko kanaka azajya i Burayi, akavuga ati Imana uko imbwiye irambwiye ngo ugiye i Burayi. Ubwo hari abantu batandukanye ubwira ngo Imana iravuze ngo akavuga cyangwa Imana yambwiye ngo mvuge gutya, ngo Imana ngo ntivuga ngo bimeze gute. Sa nkuvuga kuri ako kantu, Imana iravuga bibwiza abantu koko bakure mu rujijo ko bati Imana ivuga gute, kuki ngiye itamvugisha ikavugisha wowe. Ndagiye gukura abantu mu rujijo, ese Imana ivuga gute, ivuga ryari, ivugisha abandi? Mbese uburyo Imana ivugana n'abantu cyangwa ibwira abantu b'abanyamwuka, cyane cyane abantu bemera umwuka wera. Kugira ngo umuntu abone umunyamwuka bisaba iki? Kugira ngo abantu bemere umwuka bumve ibyo umuntu avuze ko Imana ivuga, cyangwa se bamenye ko Imana ivuga, nuko uwivugisha aba yarahawe umwuka wera, cyangwa se yarabatijwe mu mwuka wera, Imana ikamuha impano. N'abaciye mu ijambo se mwebwe mufite umwuka wera cyane, ubwo namwe irabavugisha rero cyane. Ese kugira ngo umuntu abone umwuka wera bisaba iki? Akora iki kugira ngo abone umwuka wera? Kugira ngo umuntu abone umwuka wera, icyambere ni uko yarabyawe bwa kabiri. Bishatse kuvuga iki? Agomba kuba yarihannye. Ikindi yarakiriye agakiza neza. Ikindi ni kugira ngo abatizwe mu mwuka wera no gusenga. Cyane cyane ko nta umuntu ubatizwa mu mwuka wera adasenze cyangwa adasenga. Abandi bantu abandi bafite inyota bamushaka, nkuko Bibiliya ivuga ngo abashakana umwete bazambona. Uri kumva? Ni yayishakana umwete agasenga Imana afite inyota kandi afite icyifuzo cy'umwuka wera, icyo kita kubatizwamo, abo batizwamo yamara kubatizwamo agahabwa impano. Muri za mpano rero nizo zivamo guhanura, za mpano nizo zivamo kwerekwa, za mpano naho bituruka. Kugira ngo ndasobanukiwe ngewe niko ndakeka n'abantu badateze amatwi basobanukirwe. Hari ikintu bita umwuka wera, sinzi Imana avuga ngo ni ikintu, hari umwuka wera. Ubwo kugira ngo ubone za mpano z'ubuhanuzi ngo Imana yambwiye ngo ubanza kubona umwuka wera. Icyambere banza kwatizwa umwuka wera. Hanyuma umwuka yaza akaguha impano. Impano zivaho, ntabwo ushobora kubatizwa, ntabwo ushobora kuba wicaye gutya kiri kuri umupfumu. Burya abapfumu ntabwo batizwa umwuka wera, abapfumu ni ibintu by'ubukonikoni byabajemo cyangwa bibamo cyangwa banagura. Kuko ibintu by'ubukonikoni umuntu ashobora kubigura. Ushobora kubigura ahantu ku bukonikoni ukamuha amafaranga cyangwa ukamuha izindi mpano zindi kugira ngo abiguhe.
ibyo biri ibindi inshuti bavandimwe muteze amatwi muri kano kanya iki kiganiro tukivuzo cyaba kirekire tuvuze kuri bino bintu by'impano mujye mwumva ko hari n'abantu bajya kuzigura mu bihugu bitandukanye kugira ngo baze bakore ibitangaza bitandukanye bemeza abantu mu mvugo yabo ubu ngubu tukivuze ro byaba birebire byaba byiza nuko twazateguraho ikiganiro tukareba umuntu waguze impano n'umuntu utaziguze batandukana nuko bakora ese bakora bate tukamenya n'ukuntu muzajya mu batandukanye kuko Bibiliya yavuze ngo muzamenyera ku mbuto zawe ese imbuto z'uwaguze impano n'utaziguze zimeze kimwe tuzategura icyo kiganiro tukiganireho ariyo topic cyo twabwiraga rero ngo kugira ngo dushishikarize abantu gusenga kugira ngo umuntu umwuka wera kandi ufite umwuka wera n'umwana w'Imana none se mbigenze gute icyo tubwira abantu bose rero musenge cyane mureke ibyaha mukizwe mubatizwe Imana y'umwuka wera hanyuma y'umwuka wera hamwe no gusenga Imana mukinginga Imana izabaha n'impano zitandukanye nimba muzifuza reka dukomeze rero mu cyatuzinduye cyangwa se mu nsanganyamatsiko yacu y'umunsi tumaze iminsi mutaboneka ariko ibyo byose ari ikintu mutuzaniye ese mugiye kugeza ku iki mugiye kubwira iki isi yose muri kano kanya icyo tugiye kuvuga mu kiganiro cyacu ngo tuganire ku bintu by'agakiza agakiza gukizwa n'iki cyangwa umuntu ukijwe yitwara ate akoze cyane wabanza ugasenga Imana tukinjira mu kiganiro Mana yacu turagushimye tugushimiye urukundo rwawe udukunda kandi tugushimiye ko kitubeshejeho tugushimiye ko waturinze mu bihe bishize byose uyu mwana tukaba twongeye kubona n'amaso ku yandi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana turagusaba Mana kugira ngo ubane natwe kandi umwuka wera adusobanurire umwuka wera abe hafi yacu akomeze kudufasha kandi abatwumva ijambo ryawe umwuka wera abasange aho bari hose mu bihugu byose mu Rwanda no mu mahanga urakoze Yesu kuko wumvise ukunda kubana natwe uyu mwanya tubisabye mu izina ryawe ryera Yesu amen icyo nagiye ngo tuvuge tuganire cyane cyane ni uburyo bwo kumenya Yesu no kumukurikira neza abantu benshi iyo bakiriye agakiza ntabwo bakakira mu buryo kabaye ko ari ngombwa uko kagomba kwakirwa agakiza umuntu ukakiriye agomba kugira ibyo akurikiza agomba kugira imibereho iyo umuntu afite agakiza yicisha bugufi iyo umuntu afite agakiza arushaho gutegereza Yesu we yiringiye Imana idufashe cyane ndagira ngo tuvuge ku bantu babiri bagiye Imawusi bagiye mu Mawusi bari mu rugendo Yesu umwami bamajije kumugambanira hanyuma baramubamba ariko bamajije kumubamba hanyuma aba ku musaraba hanyuma arahambwa ubundi arazuka iyo nkuru iba ndende cyane kugira ngo abantu bayumve iba ndende cyane kugira ngo abantu bayikurikire neza abagabo bari bagiye Imawusi bagendaga biganirira ni amagambo dusanga mu bice 24 bya Luka ku kiganiro cy'abagabo babiri bagendaga Imawusi bagenda baganira bagenda bavuga ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye wakoraga ibitangaza byinshi hanyuma bakavuga yuko abategetsi babo bamugambaniye bakamwica ariko bakigenda bari mu nzira baganira Yesu arababonekera ariko ntibamumenya arababaza ati yemwe abagabo mwe ko mugenda mwivugisha noneho baramubwira bati ni wowe mushyitsi ubu wino utazi ibyabaye noneho rero arababwira ati rero baramubwira bati rero
hari umuntu witwa Yesu. Ubwo kandi ni Yesu babwira. Hari umuntu witwa Yesu wari umuhanuzi ukomeye. Abategetsi bacu baramwishe, ariko twumvisha inkuru yazanywe n'abagore bavuga ngo yazutse. Bakomeza kugenda baganira, ubwo ni amagambo bavuganaga bagenda gute, barimo bagenda baganira, baragenda bageze imbere ku kirorero aho bagombaga kujya, ashaka gucaho. Baramwinginga, baramubwira bati rero ngwino urare burije. Hanyuma arakunda, barinjira. Bageze aho bagomba kwicara, baricara. Bamajije kwicara, bigera igihe cyo gufungura. Ubwo bari kumwe na Yesu, ntibamumenye, bazi ko ari umushyitsi. Babariye inkuru y'umuntu wari umuntu muzi ukomeye. Hanyuma abategetsi bo bakamwica. Aragenda rero, bageze aho ngaho bafata umugati. Abantu bamwe bita imikati, ariko ubu ngubu witwa umugati. Ubu arawumanyura. Amaze kuwumanyura arawushimira. Amaze kuwushimira aburira. None bagiye kubona babona birahindutse, baramubura. Imana idufashe cyane. Twigisha iki? Iki gice kitwigisha iki? Iki gice kiravuga yuko umuntu wese, abantu bose bakiriye agakiza. Abantu bose bamumenye. Ikintu abantu bagomba gukora ni iki? Ni ukuganira inkuru y'urugendo rwa Yesu. Ni ukuvuga ngo aho abantu bahuriye baganira, ahantu bahuriye baganira bakijijwe, aho abantu bahuriye baganira bakurikiye Yesu, aho abantu bahuriye barakiriye agakiza, aho bahuriye ari inshuti, aho bahuriye ari mu nzu zabo, aho bahuriye ari mu ngendo bagenda, aho bahurira mu kiganiro runaka baganira, bagombye kongera gusubira mu bya Yesu, umuhanuzi ukomeye nk'uko bamuvugaga, umukiza wacu uko tumuvuga, uko tumwizeye. Abantu bakaba ariyo nkuru. Imana idufashe cyane. Abantu bakamenya ariyo nkuru bagomba kuvuga. Abantu kugira ngo bavuge ibindi bintu, aho kugira ngo abantu bajye mu bitabareba, aho abantu bajye mu bitashobotse, bagombye gukurikira iyi nkuru. Bakibuka iyi nkuru y'abantu, yaba abagabo bari bagiye Imawusi bagenda biganirira. Bagendaga baganira iki? Bagwanira ibya Yesu gusa. Pawulo yandikira itorero ry'Abatesaloniki, wera ababwira ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Kuki yababwira ngo bamaranisha imibabaro kubwirana amagambo? Yagira ngo bahore bibukiranya. Uko bahuye bibukiranye, uko bahuye bibukiranye, aho kujya mu bindi baramutse bahuye, aho kujya mu bindi baramutse bahuye, bagende bibukiranya. Ikintu giteye ingorane kandi giteye agahinda ni uko abantu aho kugira ngo wibuke ibyo ngibyo, bajya mu magambanyi, bajya mu matiku, bajya mu buryo bw'inzangano, bajya mu buryo bwo kugambanira abandi, bajya mu buryo bwo gukura abandi gukura ku myanya, aho bakwibukiranyije ahubwo uru rugendo. Bibiliya iravuga ngo mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Abantu rero bacitse intege, barananirwa, ndetse bibagirwa yuko aho bari, bibakirwa abariwe. Ikintu gikomeye cyane, gikomeye kigoye abantu, ni ukwibagirwa abaribo. Imana idufashe. Abantu bibagirwa abaribo, ntibibagirwa umwanya barimo. Iyo umuntu rero yakijijwe, icyo bagomba gukora, aho bagomba gukora bahuye ni ukwibukiranya ibya Yesu, umwami wabo wabambwe ku musaraba i Golgotha, akamena amaraso ye ku bwabo, agahora byiyuka. Nk'uko abigishwa babiri bari mu nzira y'Imawusi nabo bagendaga bibukiranya kandi babaye. Abantu bagomba kubabazwa n'umwami wabo, bakababazwa n'ibyaha biramutse bibajeho, bakabihungira kure, bakajyamaganira kure, aho kugira ngo bajye ahantu. Umuntu ukijwe kandi agomba kuvuga ibintu byiza, agomba kuvuga ibintu biringaniye, ntagomba kuvuga ibintu bibabaza abantu. Agomba kujonjora amagambo yagombye kuvuga. Noneho rero mubara kubera iyi minsi turimo, iminsi y'imperuka, abantu baribagiwe abaribo.
Imana idufashe cyane. Abantu bagomba kwibuka abaribo. Yesu arababwira tumva rero arimo aganira nabo, barimo baganira mbere ko bajya mu kiraro, yabwira ati imitima yanyu itinze kwizera. Ntabwo mwari muzi ko Yesu yagombaga kubambwa, agapfa, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu. Ariko ikiganiro uko bagenda baganira, uko baganira ikiganiro niko amasaha agenda, babageze mu kirorero. Imana dufashe cyane. Bagiye gusangira rero aburi imbere yabo. Ubwo rero murumva yuko umuntu wese wakiriye agakiza atagiye mu bindi bintu ni ukwibukiranya. Atagiye mu bindi bintu agomba kugira imvugo. Agomba kugira imvugo akoresha. Agomba kugira imvugo, agomba kugira imyitwarire, agomba guhinduka. Kuko abantu banga guhinduka kubera ngo ibihe byarahindutse, ngo nta wakizwa agakiza nka kera, ngo ibyo ntibyashoboka. Nigeze ngira ingorane zikomeye, nteranira ahantu hamwe, noneho umuntu arimo abwiriza iby'umwuka wera, undi muntu arahaguruka, nawe ngo bahita bavuga ati biriya abantu bavuga byabayeho ariko ubu ntibyakunda. Ukibaza impamvu bitakunda. Imana itanga agakiza, Imana itanga umwuka wera, impamvu itamutanga. Dore impamvu itamutanga, ahubwo dore impamvu abantu batamwakira ni ibintu bimitse mu mitima yabo. Abantu bimitse ibintu mu mitima bishobora gusimbura umwuka wera, aho umwuka wera yagombaga kujya hakajyamo ibyo bintu birimo bibikiye. Hari ibintu abantu batindikira mu mitima bituma baterekura umutima wabo kugira ngo Imana ushyikire. Bakibera muri ibyo bintu, bakaba muri ibyo bintu, bakanabivangavanga, bakavuga bati bakanigisha ibintu, bakigisha ibintu n'ibindi, birangiye mu kwigisha, ariko mu mutima nta gitereko kirimo kitabaza. Imana idufashe. Umwanditsi w'ibyahishuwe we yaravuze ngo nutihana ngo nzaza nkuri igitereko kitabaza ryanjye hacyo. Imana idufashe cyane. Nzaza nkuri igitereko kitabaza ryanjye hacyo nutihana. Abantu babita ibintu bimikiye bituma umwuka barataza ngo yicare mu mitima yabo, bituma umwuka baraticara, babita ibintu bimikiye. Imana idufashe cyane. Umuhanuzi Yeremiya we yaravuze ngo bameze nk'inkwari ibundikira amagi itateye. Imana idufashe cyane. Hari ibintu abantu babundikiye bituma umutima wayo Imana itawushyikira. Hari ibintu abantu babundikiye bituma Imana idakorana nabo cyane. Kugira ngo Imana ikorane n'umuntu agomba kuba nta bintu abundikiye mu mutima. Imana idufashe cyane. Ubu abantu baburikiye inzangano, baburikiye ubugambanyi, ibyo biri mu mitima yabo. Baburikiye n'ibindi byaha byinshi, ibyo biri mu mitima yabo. Iby'abantu batabona, Imana ikabibereba, ibyo biri mu mitima yabo. Ibyo bituma imbaraga z'Imana zidakorana nabo. Imana ishaka gukorana n'abantu bakirijwe neza. Imana ishaka kuvugisha abantu bakirijwe neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Abantu bagomba kugenda bibukiranya, abantu bakijijwe, abantu bakiriye agakiza, aho bahuriye mu rugendo, aho bahuriye iwabo. Imana idufashe cyane. Ubundi abantu iyo bahuye bagahurira mu nzu, bagiye gusurana, bagiye kuganiriza bene wabo, ikintu gikiye barahagera bagatera bakaririmba, bagasenga, Imana ikabafasha, umwuka wera akamanuka. Imana idufashe cyane. Impamvu umwuka wera anjira mu bantu agakorana nabo nuko abantu baba batabundikiye ibyo yabundikiye mu mitima yabo. Imana idufashe cyane. Amen. Imana tugirire neza. Bibiliya yo iravuga ngo urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Ikorinto, yarabandikiye abakorinto ba mbere mu bice 5 umurongo wa 17. Ho havuga ngo iki? Ho haravuga ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe yishya, dore ibya kera biba bishize, dore byose bihindutse bishya. Abantu rero nibashaka kugira ngo babe bashya mu mitima yabo, ibyo bagombye kureka ntibabireka, ibyo bagombe kwanga ntibabyanga, ariko iravuga ngo dore byose bihindutse bishya. Imana idufashe cyane. Ibintu byose
ibya kera benshi ibyo bya kera rero abantu ntibashaka kubireka. Ibyo bya kera ntibashaka kubireka. Iyo kamere ya kera abantu ntibashaka kuyireka. Uko yavugaga kera niko ameze, imyitwarire afite niko imeze, nta cyahindutse. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibya kera biba bishize, dore byose biba bindutse bishya. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Tugomba guhora twibuka Yesu nk'umukiza wacu. Tugomba kuba twibuka Yesu cyane mu bintu twakora byose. Ariko icyambere twagombye kubanza, umuntu wavuze ngo icyambere ni ukubanza Imana. Imana idufashe cyane. Abantu bamere nk'abari abantu bagiye Imawusi, abantu bamere nk'ari magambo Paulo yavuze yandikira Abitesaloniki, ibice bya mbere, igice cya mbere mu bice 4, igice cya mbere mu bice 4. Ayo magambo niho ariho hari ngo hejuru haba ngo mutamera nk'abandi badafite ibyiringiro. Abantu batagira ibyiringiro rero ntibashaka kuganira iby'umwami wabo, ahubwo baganira ibindi. Ni ukuvuga ngo abantu badafite ibyiringiro aho baganira iby'umwami wabo, ahubwo baganira ibindi. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Icyo nashaka kuvuga ni iki? Ndashaka kuvuga ngo umuntu wakiriye agakiza, amagambo ye, ikiganiro cye ni icyo kwibukiranya ko Yesu azaza, nicyo kwibukiranya ko Yesu yamupfiriye, nicyo kwibukiranya ko Yesu yamucunguye. Nk'uko bari abagabo bajyaga Imawusi baganira, bari bafite ikiganiro. Imana idufashe kandi Imana itugire neza kandi bafashe kugira ngo muve mu bindi bintu, kuko abantu binjiye mu bindi bintu bitari ngombwa, abantu binjiye mu bindi bintu bitafite inyungu zindi. Umukristo wese agomba kwibukiranya na mugenzi we iby'uru rugendo barimo. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ndagira ngo dusenge Imana kandi nsengane n'umuntu ushaka kwibuka wibagiwe ajya mu bindi aho kwibuka iby'uru rugendo. Ndasengana n'umuntu wari mu nzira none akaba yarabiretse, ahubwo akajya mu bindi agateshuka inzira. Imana idufashe cyane. Akajya mu bindi agateshuka inzira, iyi nzira akayireka, iyi nzira akayibagirwa, iyi nzira akayireka. Niwe nyangwa dusengane uyu munsi wa none yongera ahindukire, bya biganiro yajyaga aganira bireke, za mvugo yajyaga avuga azireke, ahubwo ahindura ikiganiro. Aho kugira ngo aganire ibindi, ajya aganira ibyo kugaruka k'uyu mwami twiringiye, ajya aganira ibyo kugaruka k'uyu mwami twizeye, kandi arushaho kubyibutsa, arushaho kubyibukiranya n'abandi, arushaho kubiganira n'abandi, kugira ngo Imana ikomeze gukorana nabo. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Kuko muri iyi minsi hari ibibazo bikomeye bituma kugira ngo baganire ibyiringiro byabo binjira mu bindi. Abantu badakijijwe bo iyo bahuye baba bari mu bindi bintu, barimo kuregura abandi, kugambanira abandi bameze kanaka kameze neza, kanaka arakize, kanaka aradukiranye, ibintu nk'ibyo akabyo biberamo. Ariko abakiriye agakiza ntago bo bagombye kumera gutyo, ahubwo abakiriye agakiza bo ni ukwibukiranya iby'umwami wabo, ni ukwibukiranya ibya Yesu, ni ukwibukiranya iby'agakiza, ni uguhorana buri gihe cyose bamanisha imibabaro, kubwirana ayo magambo aho bahuriye mu nzira bagenda, iwabo mu ngo, muri karitsiye, mu biterane, aho bahurira hose, ni icyo ubundi baba bashingiyeho. Niba rero utakiri muri ibi, ukaba wishingikirije ku bindi bintu, mfite impungenge cy'uko hari abantu batishingikirije ku Mana, ahubwo bishingikirije amaboko akomeye. Hari abantu baba mu Mana, bakavuga ko bari mu Mana, bakavuga ko basenga Imana, ariko bishingikirije abakomeye, bishingikirije yuko bafite bene wabo bafite imbaraga, akishingikiriza kuri ibyo, cyangwa akaba umurimo w'Imana ati Imana imushyigikiye, yishingikirije ku bantu bafite imbaraga. Imana idufashe cyane. Wikwiringira ibyo, kuko umuntu mubana none ejo akagenda, umuntu mu bishuti none ejo akagusiga, umuntu mwita akomeye ari mwene wanyu ejo akagusiga, ibibazo bikabibaye ibindi, aho gushikize ku Mana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Tugiye gusenga Imana.
inshuti za Borete Jeni TV, nagira ngo twibukiranye iby'uru rugendo. Wirinde gucika intege kandi wirinde kujya mu bindi bintu bitakureba. Niba warakiriye agakiza, wirinde kujya mu bintu bitakureba, ahubwo komeza iby'uru rugendo wibukiranye n'abandi na bene so bandi. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mana ishobora byose, ndagushimye kuko uri Imana yumva. Uri Imana yumva gusenga k'ubwoko bwawe, kandi uri Imana twiringiye. Uri Imana idufashije muri ibi bihe no mu bihe bizaza. Turagusaba kugira ngo ukomeze twibutse kandi wibutse benshi bananiwe, bacitse intege, kujya bibukiranya iby'uru rugendo, kuko abantu ntabwo bakibukiranya iby'uru rugendo, ahubwo iyo bahuye bajya mu bindi, ahubwo bagihuye bajya mu bitagira umumaro, aho kuvuga inkuru zawe, aho kuvuga amagambo yawe, aho kuvuga nk'uko Bibiliya ijambo ryawe rivuga. Ijambo ryawe ryo riravuga ngo tumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo. Buri wese kwibukiranya, buri wese kumenya ibyawe, areke ibitamureba, areke ibidafite umumaro, ahubwo aganire iby'uru rugendo. Uru rugendo dutegereje kuzagaruka, ariko bamwe barangije gucika intege, abandi barangije kunanirwa, abandi bagiye mu bitagira umumaro. Abo ngabo bagarure mu nzira yawe, ikiganza cyawe cyo kibagarure, kuko kiri ku ntebe y'imbabazi. Babarira umuntu wese wananiwe, waretse uru rugendo, utakibutsa abandi iby'uru rugendo, utakiganiriza abandi iby'uru rugendo, kugira ngo wibukiranye kugaruka kwawe. Mana yacu, turakwinginze kugira ngo ukomeze kubagirira neza. Urakoze kubyumvishe kandi witiye kubana natwe uhereye none kugeza igihe uzagarukira. Ni mu izina ryawe mbisabye Yesu, amen.